ikindi uhora muri cya kintu cyo kuba wibaza uti se ubundi mbayeho kugira ngo nzakore iki cyangwa se nzagere kuki. Uba ufite icyitwa uba waragize icyitwa stack identity cyangwa se umuhamagaro wawe uba uhagaze nyine nk'uko twabonye ijambo paralysis icyo risobanuye. Mu by'ukuri uhora wibwira ko uri umunebwe cyangwa se uri confused, udasobanukiwe impamvu udashyira mu bikorwa, cyangwa se ugahora wibwira ko utiteguye, ariko mu by'ukuri ari icyo kibazo cyo kuba waragize cyangwa se waradevelopye icyitwa imyitwarire yo kumva ko ugomba guhora utegura ariko mu by'ukuri udashyira mu bikorwa. Ese ni gute wava muri iyi myitwarire? Ni gute wa breaking away cyangwa se wava muri uwo mutego? Akenshi na kenshi ibyo tuvuga hano biba bifitanye isano n'ahahise hawe ho mu bwana. Ni gute noneho wabivamo, cyangwa se ni iki wakora kugira ngo noneho upange ibintu ariko unabishyire mu bikorwa? Ibyo ni byo tuzarebaho mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro. Iyi ni Easy Life Talk, tugenda tuganira ku guhuza ahahiseho mu bwana no mu myitwarire umuntu aba afite mu gihe ari mukuru. Abatarakora subscribe kuri iyi channel, cyane cyane abayijeho bwa mbere cyangwa se nawe uyigarukaho ariko utarakora subscribe, cyabasaba kuba wakora subscribe, like ndetse ugasharinga abavandimwe n'inshuti kuri bino biganiro tubagezaho. Ikindi mukaduha ibitekerezo cy'uko mwumva ibintu hano byagenda, ibyo muba mwumva hari bitagenze neza ukatubwira muri comment uko mwumva mubyifuza, kugira ngo tugende kuba twagerageza guhuza ibyifuzo bya mwebwe mudukurikira, cyane cyane ko ari mwe bagenerwa bikorwa. Turabashimiye. Ibiganiro byacu kuri Easy Life Talk nakagaruka. Ciao ciao.